mwari murimo kunganira ni ibihe byaha akurikiranweho. Nari nkwaje kino kibazo bitewe n'ikiganiro cyakozwe n'umuvugizi wa RIB aho yatonguye ibyaha byiyongera kuri iki cyaha akekwaho uyu munsi byamaze kwakirwa ndetse bigomba koherezwa mu bushinjacyaha. Icyaha yaburanagaho cyangwa murimo kuburanaho ni ikihe? Ni ibiri byaha bitandatu twumvishe umuvugizi wa RIB avuga cyangwa ni iki cyaha cyagaragaye cya yampano yakekwagaho? N'aya mashusho ya yampano niyo yonyine kugeza amasaha ari kuburanwa hari muri systeme. Yego nicyo cyonyine nacyo yaburanye, ni nacyo cyafashwe icyemezo cyo kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Mu gihe cy'iminsi 30 bigenda gute iyo harimo ibyaha nk'ibi ngibi bindi biri muri RIB? Nabyo abiburanira hamwe cyangwa nabwo bagenda bashyiramo kimwe bigenda bite? Oya, ubusanzwe nk'ubu kubera ko yarakurikiranwe kuri iki ngiki kirebana n'amashusho. Yego nacyo kujuririra nacyo kimumanuye aho ngaho wavugaga yego kurikiranwaho afunze kuko afunzwe n'iki ngiki. Yego ubwo rero ntabwo afunzwe n'ibintu bibiri cyangwa n'amadosiye abiri. Idosiye imufunze niyo ngiyi imwe, iyindi azaba bayikurikiranwaho nubwo azaba afunze ariko ntabwo ariyo yazaba imufunze mu gihe yaba igeze imbere y'urukiko. Wenda nyuma mu gihe cy'imanza mu mizi bashobora kubihuza byose, birashoboka, cyangwa zigakomeza zikagenda urubanza rumwe ukwarwo n'urundi ukwarwo. Ariko ubu icyafashweho icyemezo ni iki ngiki kirebana no kuvuga ko yaba yarakwirakwije amashusho y'ampano. Amashusho y'ampano. Hari amahirwe ko aya masaha mu bujurire mutegereje ngo uje muri systeme ubu bujurire bushobora kwakirwa akaburana ari hanze muri iminsi 30? Ese biba byagenze bite, bigenda bite iyo mujuriye ubujurire bwakirwa mu gihe kingana iki kuri minsi 30? Ese iyo aba yamanuwe ahita arekurwa akava amageragere akongera gutaha iyo ubujurire bwakiwe? Oya ni ukuvuga ngo iyo bamujyanye aho ngaho urimo kuvuga amageragere, hategerezwa ko urubanza ku bujurire ruzaburanishwa. Yego niyo twarakujuriye uyu munsi ni urugero, ntibyamubuza kujya imageragere. Yego akajya imageragere afite dosiye yajuririwe. Yego dosiye yajuririwe niyo ifatwaho icyemezo, urukiko rushobora kuvuga ngo dusanze ubujurire nta shingiro bufite. Icyo gihe agumamo akazaburana mu mizi agifunze. Hari nubwo ashobora kuvuga ko dusanze wenda ubujurire bufite ishingiro, hari impamvu zatuma akurikiranwa adafunze. Ibyo nabyo birashoboka. Ubwo icyo gihe yarekurwa ari uko icyo cyemezo gifashwe. Ni ukuvuga ngo icyemezo cy'urukiko gikurwaho n'ikindi cyemezo, ntabwo kujurira aribyo byatuma atamanuka. Bivuze ngo nk'uko itegeko ribiteganya aya masaha Djihad agomba gushyikirizwa urura rwego barwita gute rushinzwe amagereza? Igororero. Ubu ngubu Djihad agomba gushyikirizwa igororero. Ko bigomba kugenda wenda uyu munsi cyangwa se ejo, biterwa na organisation bafite. Ari ushobora gusanga bajyana abantu kwa mbere cyangwa kwa kabiri cyangwa kwa gatatu, biterwa nuko baba barabiteguye, ariko bitewe na organisation yabo agomba kuzagenda. Urakoze cyane Maître. Ibindi nashaka kukubazaho ndumva ndamanza menya amakuru. Ndagushimiye cyane, urakoze cyane. Urakoze namwe. Okay. Uyu ni Maître wa Djihad wamwunganiraga bamwita Maître Irene Bayisabe. Muri aho ariko tugaruke gato, amakuru yandateye ubwoba avuga ko Djihad ni mugoroba yakiriye abagabo bambaye amasuti, bambaye amakoti, baje kumuhata ibibazo. Ibibazo baje guhata Djihad bitandukanye n'idosiye ya yampano. Ni ibihe, bimeze bite? Amakuru ava mu ndeba kure za Godfather arababwiye ngewe ko bura mfite naje gusanga ngo abategetsi, ngo imboni z'abategetsi bakomeye nibamane ko babona aho rubanda rusanzwe turebesha amaso yacu. Naje gusanga Godfather ntagomba kugira za maneko kugira ngo nanjye mbe umuntu ukomeye. Ntabwo narebesha imboni zanjye nkamwe sha. So amakuru yavuye mu nda y'isi muri maguma zo muri volcano, murabizi ko ngiye mva za Goma. Amakuru ambwira ko ninjoro Djihad yaraye haswe ibibazo. Munyuve neza cyane, mutapinge screen. Janine yaburiwe irengero.
mutapinga kumwe mwakoze kuri iyo goro ubu mwabanye tuntu turi kuri goro ubu nta muntu ufite ubushobozi bwo kuvanaho intasera nta muntu ufite pati karakantu nta muntu wabivanaho abantu 1,400 mwese muri abahanya muri abatindi muri abakene mwishimisha urujo ndabavumye so ubabaye naje kundega muri ribu yabatukiye muri rusange gutya ntawe ufite uburenganzira bwo kundega nta kigize icyaha hari ubona vuze izina none se ntimuri abahanya ntimuri abatindi hari ubona hamagaye hano simba tukiye mu rugo rwanjye muri Amerika iyo usanze umuntu muri property ayemerewe kukwica akakurasa kandi ngende muri Amerika muri kuri pano yanjye madafakazi uwo bibabaje atumuke kuko ni muri kunkandaho ndavuga bari hasi abari hano hejuru muri aba VIP mwaje mwatumiwe kuko nabahamagaye hano hejuru urumva abari hasi mwese mufate musumba zose so ndumva rero ikintu gitangaje amakuru angezeho nuko ngo mukanya mu ruturuturu mu gicuku ahagana saa 6 ahagana saa 2 za nijoro haje abagabo bambaye amakoti maneko ziza guhata umuntu bita jihadi ibibazo bamusanga he bamusanga hanafungiye kuri brigade wabimenye gute harya nzigo ndifata nakubwiye ngo ubu ngubu turi kuvugana nazanye tekinoloji yo kugira amaneko z'intozi sawa ubu mfite amaneko z'intozi urukunyumva amakuru angeraho ngo nuko jihadi imbere yuko akatirwa iminsi 30 ngo jihadi yaraya haswe ibibazo imifite amatsiko y'ibyazi mutapinge ubu nshaka nababwira ngo ndafunga space nongere mfungure ndi mwagaruka kugira ngo mwumve ibi bintu jyadareko ibi bintu sinabivuga ndi gukina akagemo urabyumva ute mbere ko tubikina naba mbasuzuguye mbigenje gutyo mu rwego rwo kugira ngo nanjye ngira kandi gukina game memuretse gato ya mbereke abanyarwandakazi dore ukuntu tekinoloji ya Godfather ibintu ngiye ushobora kubikora mwenyine nkabatumura rimwe ngo ibintu ngiye tekinoloji ninjye bishobora wenyine ngo byagenze gute ni mutapinge mbereke mbabwire inkuru uko byagenze twagiye tapu zanyura zishaka mukore kuri iyo goro urumva munkorere kuri iyo goro nkore ikintu bita ibitangaza y'ubwoba. Tap the screen my people, tap the screen.